மறுபடியும் தூக்கு வேண்டா கோடாரி, கூலியாக போற நான் காடேரி. மாசாயிச்சுரா இது. வாங்க. ni umwe mu bagabo bagaragara neza ku isura, umwe mu bagabo bivugwa ko akurura abakobwa benshi bamureba. ni umugabo ukina filimi nyinshi zigakundwa mu gihugu cy'Ubuhinde. yagaragaye muri filimi ya Pushpa, filimi iri kuvugisha abantu benshi muri ino minsi. tugiye kurebera hamwe bimwe mu bintu 10 utari uzi kuri uno mugabo Allu Arjun, ndetse tube n'impamvu ari stylish mu gihugu cy'Ubuhinde muri Bollywood. icyo ngusaba ni ukugumana nanjye mpaka ino video irangiye. reka nkwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho ibiganiro ku basitari batandukanye baba bakinnye amafilimi, tukakubwira filimi bakinnye kurya uteze byagufasha kuzireba. niba wumva uri interested ko twajya tubana, kanda subscribe maze ufungure inzogera kugira ngo udacikwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku wundi. usharing ino video kugira ngo igere ku bantu benshi, kandi nawe wakanze subscribe uri umuntu w'agaciro kuri twe. reka twirebe ubuzima n'amateka by'umukinnyi wa filime ukunzwe Allu Arjun. ese yavutse ryari? ese yatangiye gukina filimi ryari? amazina ye nyakuri yitwa Allu Arjun. yavukiye i Chennai muri Tamil Nadu, aha ni mu gihugu cy'Ubuhinde. yavukiye mu muryango uzwi cyane mu ruganda rwa sinema rwa Telugu. ni umuhungu wa Allu Arvind, akaba umushoramari w'amafilimi, akaba n'umwuzukuru wa Allu Ramalingaiha, akaba ari umunyarwenya w'icyubahiro. uyu mugabo Allu Arjun yashakanye na Sina Reddy mu mwaka wa 2011, bakaba bafitanye abana babiri. uyu mukinnyi wa filime ukunzwe mu gihugu cy'Ubuhinde yatangiye gukina filime mu mwaka w'1945 akiri umwana muto cyane, ariko yigaragaje cyane guturuka mu mwaka wa 2003 muri filime yitwa Gangotri. yamenyekanye cyane mu mafilime nka Arya yakinnye mu mwaka wa 2004, Bunny yakinnye mu mwaka wa 2005, Desamador yakinnye mu mwaka wa 2007, amenyekana muri filime yitwa Raise Gulan yakinnye mu mwaka wa 2014. Pushpa azwiho kuba afite impano idasanzwe. uyu ni umubyinnyi mwiza cyane, akaba azwiho kuba afite umwihariko mu myambarire idasanzwe. ibi bimuhesha izina rya stylish star. imbyino ze zigaragara mu ndirimbo nka Topless Body ndetse na Butaboma zakunzwe cyane n'abatari bakeya mu isi. si ibyo gusa kandi Pushpa yegukanye ibihembo bigiye bitandukanye. twavuga nk'ibihembo 4 bya Filmfare Award nk'umukinnyi mwiza wa Telugu. mu mwaka wa 2023 yabaye umukinnyi wa mbere wa filime wa Telugu wegukanye igihembo cya National Film Award kubera uruhare rwe muri filime nka Pushpa. mu Kuboza mu mwaka wa 2024 yashyize ahagaragara igice cya kabiri cya Pushpa. iyi yitwa Pushpa 2. yakiriwe neza n'abakunzi ba sinema, ndetse twavuga ko ari filime iri gukundwa n'abantu benshi mu mwaka wa 2025. uyu munsi tuvugana kandi Pushpa arateganya gukorana n'umuproducer urenze cyane mu gihugu cy'Ubuhinde, Dil Raju, umushinga mushya wa filime. akaba ari filime nshyashya Pushpa ashaka gukorana n'umuproducer. wakoze kunkurikiwe twabanye muri iki kiganiro. niba ino video yagushimishije kanda subscribe maze ufungure inzogera
ukande kuri like maze utubwire muri comment undi musitari wumva twazagukoreraho muri video itaha. Mpamagara Gustave niko nitwa. Ciao ciao.